atangiye gutera mu izamu byerekeza n'ubundi ku gicumbi cy'intwari. Tubutsa ko kandi iri ari umukino wa nyuma w'irushanwa ry'intwari rya 2026. Rwabutara wamubonye ariko ko yifashe ku myanya ndangakumirwa. Birakomeye anga. Yicaye yavuze ati nubwo babwishe. Nako bikomeye. Rurisata abanza gutanga amabwiriza ku bazamu bombi. Patience ndetse na Shimwe Pierre Mario abanza kubaha amabwiriza yabwira ati ahangaha nta kintu cyitwa kurenga umurongo. Hasi baravuga ati yego byose yego. Ko ntacyo ufite cyo guhakana. None umuzamu ubujemo gutya abafite igitutu. Afite igitutu kuko nuvuga ngo ntiwakinnye match usimbu ujyanywe no kugira ngo ubwo pasi yararigumamo turebe rero ugiye Ruboneka Bosco. Ruboneka penalty tinyura bagenzi be rero ifashwe na Ruboneka Bosco. Toto wa Gatsibo hapo Gatsibo kabisa. Ruboneka Jean Bosco fata penalty ya mbere. Ruboneka Bosco arebana na pasi. Ruboneka Bosco reka turebe aritonda areba izamu neza ndani. Penalty ya mbere ikipe ya Peri irinjira neza cyane. Ruboneka Bosco ashima Imana ati Imana urakoze cyane. Mugaragu penalty ateye neza kabisa. Penalty ateye neza abaza pasi asamubwira ati ufati bazaza nabaza ati Shemonique contre pied. Penalty nziza, penalty ya mbere, penalty itinyura bagenzi be. Ani Elijah ahanganye na Ishimwe Pierre Mario. Ani Elijah sasa penalty ya mbere ikipe ya Police. Ani Elijah ahanganye na Tiger ya Mario. Reka turebe Ani Elijah ndani. Pierre Mario arayikurikira asa nkaho yabonaga ko Ani Elijah agiye kwitera nyuma yo gutishamo gakeya, ariko umupira ntiyabasha gukora kuko azamutseho gatoya cyane nka metero nk'eshanu umupira uramucika. Igitego cya mbere ubwo ni penalty imwe kuri imwe ku ruhande rw'ikipe ya Police basubiza neza. Kuri gufrena kwa Ani Elijah gutumye Ishimwe Pierre Mario agiramo hesitation. Kurabona ko already yaramaze no gusohoka cyane, yamaze gusohoka ngo yafrenye. Ishimwe Pierre Mario already yamaze no gutera n'intambwe. Kuri kugiramo hesitation rero ikaba ari byo bitumye navuga ko penalty banze Byiringiro Jean Gilbert eke Kagege abazi kuzitera nka grand frère. Reka turebe ahanga buri mukinnyi wese aba yiyaminiye avuga ndateri niyi. Gilbert irahanganye na pasi Esa arayiterekamo. Reka turebe tere nambwe arishyushya gakeya ndani uvati nka grand frère wari nukazitera rwose. Byiringiro Jean Gilbert Kagege akubita contre pied. Niyongira Patience contre pied ya kabiri. Penalty ebyiri za mbere za EPR navako zitewe neza cyane. Pasi bamubaza turajya he. Byiringiro Rage niwe ugiye gutera penalty ya kabiri. Witwa Ruboneka arimo aramubwira tujye he. Arimo aramwereka ahantu yamubwiraga. Yamubwiraga ngo aze kugwa ibumoso bwe. Ibumoso bwe bikaba iburyo bwa Rage. Wajye hepfo. Nuvuga ngo uburyo bwa Rage bukaba ibumoso bwa Pierre. Katurebe ko yaba yumvisha inama za Ruboneka kubera ko baraziranye. Niho yayiteye se wapi. Oya yiteyemo hagati. Penalty nziza nuvuga ngo hamwe uvuga utireka nyishyiremo hagati n'agati ariko nyizamure. Penalty nziza. Penalty ebyiri kuri ebyiri. Hano arayiteye kabisa, kuyifata byagorana. Ubwo aperuka kugitwara kuri penalty yatsinze Police ebyiri kuri enye. Nije na Crema abakinnyi nabakubwira nanjye nakekaga nuko kabisa. Crema agomba kuba Technicien Mukale yagomba kuba mu bantu bagomba gutera penalty. Technicien Mukale ese Nije na Crema araza gukora nk'ibyo bagenzi bamaze gukora. Pasi icyizere cyose niwe bagihanze. Wabona mukubise Panenka. Nk'iya Brahim Diaz.
Yigena kire mukona ari umutekinisiye agira n'utuntu twa freestyle arabona amukubise panenga. Imikino ntabwo wayizaniye umunsi reka turebe ndani. Contre-pied nziza cyane. Amaze kurya contre-pied 3. Ebana witwa Niyongira Patience ari muri Chez Monique. Niyongira Patience yaje ariko ebana zose ni Chez Monique. Polisi umuntu mbonye ugiye kwitera mfite impungenge. Azi kuzitera. Ariko ubwo mperuka kumubona yashyize hanze. Noneho agiye no kwitera ikipe yahozemo. Ndayishimiye Dieudonné alias Nzota. Penalty 3. Iyo utangiye gutereka umupira rero umeze nk'utsinagira ugoronzora. Tayamurura gusa. Hari muri ubu watangiye kugiramo ubwoba. Tayamura ariko asanzwe azitera. Wabibonye ashyizemo intambwe ebyiri. Icyo bita icyo bita sansenike. Yigarure. Bana kubise contre-pied. Umuntu witwa Dieudonné ahubwo mwitondere. Dawuda Yusufu niwe gutera. Dieudonné Nzota urabona ko n'abakinnyi barimo baraseka. Ariya penalty aramusuzugura. Ararenze cyane. Aramusuzugura. Sinari kwese ko azi gutera penalty. Nzota angaze gutera penalty. Katurebe Dawuda Yusufu. Ntabwo nzongera kumwibeshyaho. Intambwe imwe bro. Dawuda Yusufu rero aranganye na Pasi. Ese Pasi ko nani yakurikira. Ese hano naho aravuga ati je vais chez Monique. Turebe Dawuda. Pasi itabyerekana. Uburyo agiye azi gukuramo penalty. Uko aragiye asiga amaguru. Nava ko bura nibwo buhanga bw'abazamu. Uragenda ukavuga ati amaguru ashobora kuza gukora. Yanyuma iraterwa na Zidane ya gatanu. Iba ihaye Christi. Kipe kuri penalty. Ariko iyi penalty ya Dawuda Yusufu. Nuvuga ngo iyo utera hagati nabwo nuvuga ngo uzamura ku buryo amaguru yatahagera. Iyo ushize baro hagati uzamura ku buryo amaguru yatahagera. Vice captain arimanukira. Ariko niba hari igihe noneho imitima ibitangiye gutera ku bafana bose. Arutsindwa bose ubu ngubu. Noneho iyo ufashe penalty ikurikira iyo umuzamu amaze gusevinga. Nabwo noneho igitutu kiriyongera. Ubwambye penalty zitera igitutu. Ariko ugiye gutera penalty noneho uzi ko ari penalty ijyanisha mu ntsinzi. Nayo barimo pressure. Reka turebe rero niba Shimwe Pierre Mario kuri Christian ashobora kwigaragaza. Turebe Christian nawe umenyereye kuzitera. Ndana yiterekamo. Penalty enye kuri 3 Mutaramo. Ati turayisoje bishima cyane. Penalty witwa Mamadusi. Ariko biranga. Mamadusi najyaga mbona zikuzitera. Ashobora gutuma polisi idatera iya gatanu. Na ira 3 twita. Karaba kabaye. Turahita tuzinga page y'irushanwa ry'intwari ya 2026. Yabiyishyuye kuko nayo yayikubise nye kuri 2. Mamadusi ariko niyo yayitsinda. Yamaze kugeza 3. Urumva Mamadusi yirase. Baba bagejeje kuri enye kuresha. Ariko niyo nayitsinda polisi gatsinda ya gatanu nabwo turafunga igikombe kibone nyiracyo. Mamadusi sasanganye na Pasi. Mamadusi attention neza cyane. Penalty nziza contre-pied. Chez Monique ya kane. Ariko niyo wakuramo imwe buryo uzi ko bifite agaciro. Chez Monique ya kane kuri. Wabonye ibyo nakubwira? Nyongira Patience. Yazidi ni uteri ya gatanu. Yazidi niwe ku giceri mwenye mari mushoramari aravuga ati muzitere neza ngiye mutsigiri ya gatanu kandi ukabaganira umushoramari umukamikazi ahantu ngiye mwemerera afata icyemezo abandi bose umukamikazi aravuga ati ngewe bamwita umukamikazi kabisa amwita Yazidi Sabimana mwe mu bakinnyi beza twagize rwose bakiri mu kibuga umukamikazi arayifatira Zidane reka turebe arareba nariya na Pierre Mario Zidane terekamo umupira ukubita ipo turagaruka ya
Polisi buri gikombe ku munota wa nyuma byari byarangiye. Zidane atera penalty yariya iragenda ikubita umutambi ku mupira uragaruka. Ubu turongeye tugiye mu nyongezo 1-1 sasa. Zidane twahoze dushimangiza ko ari umwe mu bakinnyi batajya barata penalty niwe ubibakoze nyine niko bigenda yari yateye penalty nziza. Director atatwereka kwa EPR kuko bari babo Pierre wari yaryamye anasinziriye. Zidane ariko icyo bita amapoto ni ibiti bitatu, iyo bigukundiye biragukundira, iyo byanze biranga. Zidane aya mateka azayabwira abana nibadatwara iki gikombe. Aza yavuga ati mu bintu byambabaje nukurata penalty imbere ya Fande igikombe nka kibura ari nge muntu bari batezeho amakiri. Togimera aje bamusunika. Hari habuze uyifata. 1-1 niho biba bikomereye. Ubundi ubutwari wari ugufata zira muresha. 1-1 reka turebe Togimel na pasi ayikuramo. Wabonye aje bamuforusa. Togimel ntabwo yashaka gutera penalty. Ntabwo yashaka gutera penalty. Aje kuko ruvuga ngo habuze uyitamo. Pasi ni ibindi bintu. Sinakubwiye aje bamuforusa. Witwa Jabiri ateye ubwo kubaza bayihaye Exxon. Reka turebe rero niba ari buca impaka. Ariko pasi Zidane amugurira kuko atumye ubu ngubu icyo bita ubwoba bwose yari afite bushira. Togimel urabona ko sinzi pe kuki bamuhatirije. Amahirwe rero aza rimwe mu buzima. Mutarama ibyo nurabyemera. Polisi yaguhaye chance yo kugaruka ariko bwa kabiri ntibikunda. Polisi rero mu nyongezo baritegura Exxon hariya yamurura. Ewe ga Exxon. Uramupira abakora isuku kugira ngo bashobora kuzawubona ejo kuwa mbere. Abari inyuma rwose abari inyuma bashobora kuba batarabona barahigarukira. Barayitera iragenda irenga ku gicumbi cy'intwari irakomeza iragenda igera Kimironko. Barira cyagenda ishobora no kugenda ikagera mu nganda hejuru iyo ngiyo. Exxon ibintu akoze nawe ntago abyumva. APR barakikoresha akanama bahisemo kwiha Captain Claude. Bati dutabare wabonana n'ubundi amahirwe ya kabiri tubonye birangiye tuyabyaje umusaruro. Amahirwe aza rimwe mu buzima ariko mbonye aza na kabiri mu buzima. APR ahangaha igikombe igomba kukimanika. Polisi yahawe ibishoboka byose ngo itware igikombe irinanirwa na APR kugira ngo igiterure. Niyo mugabo Claude Captain ararebana na pasi umaze gukuramo penalty ebyiri ayiterekamo neza cyane. Arabwira ati mutuze mushyira agapira hasi. Mushyira agapira hasi. Muri VIP hari abantu barimo ariko Mario nta penalty arakoraho. Ntayarakoraho. Kirongozi amwita Richard Kirongozi Bazombo ayirata APR iterera igikombe. Richard Kirongozi atereka baro hariya mbona n'ubwoba bwinshi. Richard Kirongozi ndani hariya penalty yayiteretsemo. Turacyakomeza. Rwabuze gica Watara Yunus sasa agomba kuza akigaragaza. Ibintu byaryoshye cyane. Rwabuze gica. Ibintu bimeze neza. Abantu badafana amakipe bameze neza. Barimo barenjoye. Amaze guterwa penalty zigera kuri 7. Tugeze ku 8. Tugeze ku ya 8. Amakipe yombi amaze guhusha 2. Cyo mukundira utuntu twose ubufite aho ngaho imibare. Twagiye Yunus Watara bari bayikuyemo.
ariko yayiteretsemo. we yavuze ati ndareba angere imwe ariko mashyira ishoti. Ishoti iremereye. Uvuga ngo iyo uzi ko udafitemo nta n'ubundi bantu uvuga ngo iyo wafashe icyemezo uretse ko buriya Olivier icyemezo akenshi hari ubwo umuntu agihindura ageze ku mupira. Iyo ugenda uvuga uti penalty ishobora kuyitera ahangaha ariko wowe da nuvuga ngo erega ari igihe nuvuga ngo wowe iyo uhagurutse ugiye gutera penalty ari igihe ugera kuri baro ukahita uhindura igitekerezo. Sore wa Kicukiro dukunda hariya Simeo. Sore wa hariya Kicukiro ayirata. Turebe Simiyoni rero. Ayirata duta. Taleb uko mbona yihebye. Taleb isaha ye irabara. Udahagarara. Simiyoni reka turebe rero niba Simeo nawe yarazi kuzitera. Attention reka turebe Simeo ndani. Witwaye Shimwe Pierre Mario kuri izi penalty zose nta naragira reaction. Ati ndacyabumva ko mudasakuza. Sore wa Kicukiro. Tugeze ku ya 9. Reba bukanya ariko bongera batwereke kwa APR habuze ufata icyemezo. Barimo bara dore umusifuzi ariko ati genda. Umusifuzi ariko ati ko mutagenda Watara bari guhindukira. Watara yanze kuyitera batwereke kwa APR. Watara bari kumubwira ati wagiye gutera penalty. Sekiganda aranje. Sekiganda agiye bamusunika banamwinye bavuga ati tubabarire base. Reba bamwe ko umutoza bamwe atujye hepfo Sekiganda arayitera hepfo. Abafande hariya rwose muri tribune barimo baraganira batize penalty ziteye ubwo. Ati icyo bita penalty ni ibindi bindi. Ronald Sekiganda tereka umupira hariya. Ronald Sekiganda tereka umupira n'ubwoba bwinshi mbona afite hariya abafana n'abakinnyi ba PL ntabwo imitima iri mu gitereko. Ronald Sekiganda bayikuramo mu buryo bworoshye cyane. Ronald Sekiganda yavuye ati ntabwo nshaka kuyitera. Itara polisi nitagitwara bayihaye nde Chimeze. Ronald Sekiganda yafite ubwoba bwo kuyitera. Uno Watara we bashatse no bambwira ati genda aravuga ati wapi. Uvuga ngo Watara we yabyanze aravuga ati mpaka ngezweho nibwo ndi bugende. Watara bati kereka ni mugera. N'ubu ngo bakomeje atavuga ati na Pierre natere. Ye nateri ya nyuma. Uko we yanze kuvari. Ja kiragiye mta kiragiye anga aperi bihangane. Eka turebe ndani. Police Football Club Champions of Hilos Tournament 2026. David Chimeze aterekamo penalty aho byari byagoranye byari byananiranye. Polisi itwara igikombe kuri Ben Musa Abtetal. Atwara igikombe Ben Musa atwara igikombe yishimye cyane we na staff ye yuzuye kabisa. Bashimira rero abafana baje kubashyigikira mugaragu navuga ko nta kindi cyari gikwiriye. Polisi yakomeje kugenda imbere penalty 3 kuri uyu musore Pasi nta kindi bagomba gukora usibye gutwara igikombe. Ubona ko afande namuhoranye nawe ashimira abandi bose ubwo agomba kujya gushyikirizwa igikombe kikajya Kacyiru. Niko bimeze agomba gushyikirizwa igikombe kikajya Kacyiru kigasanga ibindi kora kose bwo bwa mbere batwaye iki gikombe cy'intwari. Ngo rero abakinnyi b'ikipe ya APR abatoza bose bajya gushimira abafana bari baje kubashyigikira uno munsi. Abafana bose bari bashyigikiye ikipe ya APR bari mu kirere. Ngo rero ni CIP